iki kintu kirangwa ariko reka nshakishe ndebe indirimbo numva naba nzi ni indirimbo bita mu kirere niba ariko yitwa so ariko ijwi se turirimbe akantu kagakorora turirimbe mu kirere hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse gutyo nyine ririmba widuha sample ririmba indirimbo rero kugira ngo nkurikirane ijambo ku rindi ririmba ushobora kuza kungora hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse haratangaje nabyukiye mu kazi kandi gakazi nabwiye ko Breviant TV uri umwaka amagambo ni makeya umugabo turi kubwira ntabwo nza kumuvuga ni umuntu mukuru kandi nawe azi ubwenge araza kubibwira reka muhereze ibikoro atangira abibwire murakoze bamwita Nshimiyimana Musinga Emmanuel Nshimiyimana Musinga Emmanuel ni muntu ki Nshimiyimana Musinga Emmanuel akazi ka buri munsi ni umutoza basket uvuga kariyeri we ni ubutoza wigeze no kuyikinaho okay hanyuma rero Musinga Emmanuel ntabwo turi bugirana ikiganiro kirambaje twagira akaganiro gato ariko mu by'ukuri gafite ubutumwa kandi gafite naho dushaka kwerekeza urugendo rwawe muri basket rwatangiye gute urugendo rwanjye muri basket natangiye ndi umukinnyi gusa ntabwo naje gukina igihe kirekire kuko nakundaga ibintu byari leadership byo kuyobora cyane cyane muri siporo ubwo nakinnyeho imyaka igeze nko muri 2 nshizeho amakipe nshya muri shampiyona kimwe muri junior ya Marine ariko cyane cyane naje kugaragara muri interscolaire ariko nza kwinjira mu bintu byo gutoza nkiri n'umunyeshuri kugeza n'ubu ngubu akaba kariyeri nkirimo ijyanye no gutoza hanyuma Manudu umuntu urusha ngo uri umutoza utuziye kipe gutoza ikintu nkora ibintu bita DSSN ni gahunda yo muri Federation ya Basket bita Développement de la Structure Sportive Nationale akaba ari ngiye uyobora centre nkuru y'Uburasirazuba ikorera ahantu bita mu karere ka Ngoma uvuga uri kibamba ubwo niko twabivuga uricuga kiza ni development muri development ngo abumva bya development no kuzamura impano uko buri mu gutoza n'ibintu bibiri habamo icyo bita gutanga produit cyangwa gutanga result ibyo batoza batanga produit okay nabwira ni Breviant TV koze dukurikirana duhereza subscribe yawe na share na like twemera comment ziri positive n'izindi negative turazemera turabawe natwe urabacu hanyuma Manude ugeze mu butoza winjiyemo nakaye kantu mu by'ukuri mu butoza bwawe uvuga ati ahantu ndahageze no ndumva maze gufatisha nta kidasanzwe uretse wenda nko kuba Federation ya Basket ikomeza kubimfashamo nkagenda nongera amarevo nko kubona nk'abantu baratoje baguciye mu maboko ubona bagenda bagera ku rwego rwiza rushimishije ku buryo nabo ubona ko ari abantu bashobora kugenda bifasha mu kina basket harimo Manude impano mu nkambi zirahari urabizi zirahari uranabizi ko zari nyinshi cyane dufite abakinnyi benshi bakina ahantu batandukanye banagafashe bageze hano bigeze hanyuma uruhare rwawe mu mukino wa basket mu nkambi ya Nyabihigi ni uruhe akoze uruhare rwanjye mu mukino wa basket ntabwo nashizemo ingufu zirenze ikintu cya mbere ngiye nagiye nkorana gukundisha abana basket bagenda bayikunda kigenda bimera neza ubundi nkabafasha mu bumenyi bucya nari mfite ubwo nabo bagenda babyinjiramo neza ibyo bintu nicyo kintu numva kinshimishije kugeza n'ubu okay Manudi hanyuma twihuse kareti kugira ngo tugere mu bindi hanyuma umaze kwinjira mu butoza babashyize ko mu butoza wo mu Rwanda benshi ushobora kuba murya akantu ka giti bimeze bite njyewe byose njyewe ntago nabyemeza ko ntago njyewe birambaho gusa binabayeho n'umuntu ababikora byaba ari ikosa ni nkuko wenda ntabyera ngo ntawamenya ariko nako nawe ukabonye wakamira ntago nako njyewe bite n'ukuntu ngiye nkunda ikintu nabyita development na gukunda abana sinzi ko naza kuzamura umwana ngo musabe akantu ka ruswa kuko buriya niba ukamusabye akatera imbere wahita yumva ko ubushobozi 80% ari we wabyigiremo uruhare ubwo agaciro ntagaho muto hanyuma dukora liste y'abakinnyi 5 watoje
batanu uvuga ati aba ngaba n'igikombe cy'ijuru bagitwara. Lisite y'abakinnyi batanu natoje mu bahungu mu bakobwa kuko natoje ingeri zitandukanye. Watoje abahungu n'abakobwa. Yeah. Abakobwa uradukorera batanu, basket bakina ni batandatu. Ni batanu. Ni batanu. Uradukora 5 majeur b'abahungu, udukore 5 majeur b'abakobwa. Bo reka mpere ku bakobwa. Yakwerekeza ari uhere, hera ku bahungu. Nuko Wahera ku bahungu. okay ntacyo reka mpere ku bahungu nkuko mubyifuza. Bo mubona toje banciye mu maso ndafata mu mwana wo mu nkambi. Hejuru haza ubita Musabwa Alex. Ubageze ujye uvuga naho amaze kugira ubwo akina muri IPRC y'amajyepfo yaciye muri UGB yacana mu bigo bikomeye by'amashuri. Bo undi muntu ushobora kubona waza nawe amugwa mu ntege no bita Irankunda Anthony nuko wenda yaje kugira ibindi bibazo bindi ku ruhande ariko yari ameze neza wabonaga ko yagomba kuzaho umukinnyi mwiza nuko ubuzima nta umenya bumwerekeza. Hakaza uwo bita Kamuzungu bamwita Peace nawe ni umukinnyi mwiza nuko wenda atabashije gukomeza amashuri akaza kwiga indi myuga. Hakaza indi bita avuga Imana Dieudonné Dodos. Hakaza n'uwo bita Kayihura. Ndumva rero batanu mu bahungu je nakwifashisha kabisa nkavuga ati abakinnyi kuva natangira gutoza ku rwego rw'inkambi nkene abakinnyi 5 majeur bahoraho kuri njyewe nabo ngabo rero mu bari ho ni benshi dukorera batanu ariko reka ngerageze nkore batanu nubwo bingoye ariko ndagerageza kandi ndaza kubabona nkurikije performance yabo kuva natangira kubatoza kugeza na magingo aya ngaya. Bo ku isonga haza ubita Justine Muhoza Justine ariko azwi ku izina rya Furumba. Wageze ubwo ngubu bakina muri APR. Kaza ubita Fiye wari nawe yakina muri APR. baragafashe nuko wenda hari igihe none biba ngombwa ko inzira umera nk'uzikataho gatoya ariko kazabisuramo nyuma ariko abo ngabo ndumva kutangira rw'abakobwa ni bari hejuru. Hakaza undi wenda ntago ubu ngubu akiri mu Rwanda uwo bita Feza. Hakaza undi yo bita Kaneza Sumir. Ubu ngubu ntago ari mu kibuga cyane konze kazagisubiramo kubera izindi mpamvu z'ubuzima bwe. Hakaza n'undi mwana nawe ntago ari mu Rwanda ariko nawe nkurikije abana banciye imbere bari mu bana bitwaye neza. Gusa aho ngaho uwo mwanya ndahereza abantu babiri. Ndafata uwo bita Mabombi Françoise fate no bita Mukobwa Jean Gentil. Abo ngabo ubwo nahita balancing aho ngaho ubwo ushatse kwamanza mu kibuga nahita ndebera kuri forume nk'utavuga atangane barahagarara n'abandi muri rusange. Urakoze cyane. Hanyuma ni Brave Lion TV. Izuba ni ryinshi turi mu Mutara. Ni izuba rikaze cyane papa wanjye. Urirebye uburyo tubikanya warire. Ariko tugomba gukora kandi ko twiyemeje. Hanyuma nanone fata iyi microphone. Dushakira indirimbo ufite ijwi ryiza y'Imana. Turirimbe. Iki kintu kirango ariko reka nshakisha ndebe indirimbo numva naba nzi ni indirimbo bita Mu Kirere niba ariko yitwa ariko ijwi si akantu k'agakorora ntacyo ririmba. Mu kirere hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse gutyo nyine ririmba widuha sample ririmba indirimbo rero kugira ngo nkurikirane ijambo ku rindi ririmba ushobora kuza kungora hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse haratangaje. Arakoze cyane mu by'ukuri turacyari kuganira na Manudi kandi mu by'ukuri ikiganiro ndabizi ko kibuze kuryo tujye mu buzima nubwo tuve mu buzima bwa sportif ubuzima hano muno nkambi ya Nyabiheke bumeze bite? Ubuzima hangaha ntago ari bwiza ko n'ubuzima nyine bwanjye birumvikana ariko umuntu agerageza kwikaruma akagerageza kuganira na sosiyete zitandukanye n'abantu batandukanye nyine kugira ngo umuntu
abashe gukomeza gusunika iminsi kuko byanze bikunze haba hari icyizere bitewe n'ibyo umuntu abona cyangwa ibyo umuntu akora. Hanyuma ubuzima bwo mu nkambi twese tubizi ko bugoye, sirtu ku bakobwa cyane, utekereza iki kuba inda zitateganyijwe ziri mu nkambi hariya? Inda zitateganyijwe rero biragoye, ni ikintu kibaho kandi ni ikintu umuntu agerageza kuganira cyane cyane nk'abasportif. nzi ko niyo kandi ari namwe banabishinja ahubwo burya rero hariya burya baratubeshyera, ahubwo naje gusanga twe abantu tubyirinda ariko babashinja ko ari mwe nyirabayazana. oya buriya ni kwa kundi ko burya hari igihe abantu bakora ibintu ari babiri, none wa wundi ufite abantu bamufollowinga ari benshi ugasanga niwe babishizeho bitewe n'uko ari ubugaragara ari uboneka cyane, niko twabivuga. Ariko nzi ko ibintu by'inda zitateganyijwe bibaho, ariko mu sportif ntabwo ari ibintu bikunda kubaho cyane. None uruhare rw'abasportif noneho kugira ngo ibyo bibazo byose zitateganyijwe tubirwanye bicike? Uruhare rw'abasportif ndumva ari ukwegera abantu n'ubundi tugatanga ubutumwa cyangwa tukagira ibiganiro bisanzwe ku bantu kugira ngo tugerageze kumvikana babwira ibibi byabo, ibibi by'inda z'indaro, uburyo zikwicira ubuzima biciye muri situation nyinshi. Ushobora kwicisha mu mikino ugakora ubukangurambaga kandi uryo uri umusportif bakumva cyane kurusha abandi. Uruhare rwa sportif twicisha mu mikino. Hanyuma rero turi mu Mutara bavandimwe ewan, izuba riri kuri degre nka 80, ariko ntacyo tugomba gukora. Kora subscribe, duhereze comment, utubwire ibyiza tugomba gushyiramo cyangwa se ibyo tutakoze neza, turabyemera, turabawe urabacu. Ngere kwiza raporo hanyuma dusoze. Gerageza tubwire akantu nge numva niyiziho. Ndumva nagakoranye n'umutipe w'inshuti yanjye ntabwo muri Afurika aba USA. Akantu nge nibuka ni uko nigeze kujya muri depo ahantu icyo gihe nabaga Igihembe. Icyo gihe ndumva niga muri primaire ya gatandatu, inzara yatwishe n'umwana twabanaga n'inshuti yanjye n'ubita Leonard yarazwi ku izina rya Kanyarenga. Twibasusoma turiruka muri depo, batwirukanka turabasiga. Gusa twe dufite umugambi yuko niba dufata turabasubiza amahoro akaboneka. Batabafashe ntabwo bigeze badufata kuko twarabavuga mwarayibye, ariko ku mugaragaro bigaragara twagiye turabifata twirukanka ku mugaragaro. Mu babene nganga ariko izuba riva. Okay Manudre, ndashaka ufate no mikoro umvugira bino bintu ndabivuga gahoro, wowe bivuga wihuta kugira ngo ubyumve neza. Semasaka usana se arasesa amasaka asasa mu masusa. Semasaka usana se arasesa amasaka asasa mu masusa. Ngo ngiye bivuge niba Semasaka usana se arasesa amasaka asasa mu masusa. Semasaka usana se arasesa amasaka asuka mu masuka. Semasaka usana se arasesa amasaka asasa mu masusa. Semasaka usana se arasesa amasaka asuka mu masusa. Semasaka usana se arasesa amasaka asasa mu masusa. Bisubiremo. Semasaka usana se arasesa amasaka asuka mu masusa. Vuga wihuta. Semasaka usana se arasaka amasaka asuka mu masusa. Okay urakoze cyane. Yari Brave Lion TV nagasubira jewe kugarukiza cyo kiganiro kwisi raporo. Arakoze cyane Manudi kuduhereza ikiganiro cyiza cyane, none turagushimiye. N'ubutatu gushaka uzongera utubwire. Ndahari cyane. Urahari. Hanyuma nje ni kwisi raporo ndashoje cyo kino kiganiro. Arakoze cyane Manudi, ariko ntaragenda gatoya. Manu tubwire umuntu ufatira icyitegerezo umutoza bwawe. Arenge ndakakubajije. Umuntu ufatira icyitegerezo umutoza bwawe nubita mfite babiri kandi bahoraho pe kujya na federasiyo irabizi. Nanjye ubwanjye nubita Tokambari Moise Mushumba Shayira. Arakoze cyane Manudi, urakoze kuduhereza ikiganiro kandi cyiza cyane, turagushimiye Manudi. Twari kugenda nabone tuzongera tugaruke. Yari kwizera raporo kuri Brave Lion TV. Hanyuma rero urakoze cyane ukurikiranye Brave Lion TV, ndagushimira rero kirugero cyose karangira. Ubutaha tuzongera tugaruke dushake Manudi, afite ibitekerezo byinshi cyane kandi kujya kubaka societe. Yari kwizera raporo televiziyo Brave Lion TV, hehe i Nyabiheke.